nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza ndetse ngushimira cyane gukomeje kumva ubutumwa bukuye muri iki gitabo cya Dieudonné d'Amour cyitwa Inzira y'Inkotanyi. Tugeze muri episode ya 2. Niba warakurikiye episode yabanjije iyi ngiyi nta kabuza urimo urumva isano bifitanye. Shakisha buri munsi cyaguteza imbere kivana ku ntero uriho ubu kandi ukomeze kwishyiriraho intego. Ndabizi kubigeraho ntibyoroshye, ariko ihingamo umuntu urashakisha impinduka mu buzima kabone niyo waba ubona ko kuri wowe bidashoboka, ujye wibuka rya hame rigira riti byose birashoboka. Inkuru nziza ngufitiye wowe uri kumva ibijyanye n'iki gitabo, menya nibi: uko ugenda urushaho gutembera hirya no hino, jya witegereza ibyo abandi bagezeho, ujye cyane cyane wibanda ku byiza bakora. Reba ukuntu bakoresha igihe cyabo neza, bityo nawe biguhingemo akanyabugabo n'ishyari ryiza ryo kubigana. Burya kwiga ni ukwigana. Gukomeza kugira imbaraga, ubushake n'ubushishozi nibyo bikenewe. Uramenye ntuzigere ucogora, ukomeza icyo ufite. Burya babivuze ukuri ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Burya abantu bose bagize icyo bageraho ntibazakubeshye, nta gihe cyo gupfusha ubusa baba bafite. Intego yabo ni ukwihuta cyane mu iterambere. Ubwenge bwawe buhanitse reka bukubera inkingi kuyobora. Reka dufate urugero rw'igisasu bita Katyusha. Iki gisasu kirashwe kandi kigahabwa ubutumwa bwo kugwa neza neza aho bashaka ko kirimbura. Birumvikana ko kizarombereza kikagwa mu cyico. Ibyo rero ntago bikireba, cyumvira amabwiriza cyahawe. Intwaro nk'iriya cyane cyane yo mu bwoko bw'ibisasu biremereye aba ari rudahusha, kiraraswa kikarombereza mu cyico, ibyo bita kurasa intego. Mu gihe cyahawe gahunda y'ubutumwa bwo kujya kurimbura ahantu hanaha, cyo ubwacyo ntacyo kibikoraho, kigomba kumvira kikajya gusenya aho bagitumye. Nawe niba ushaka kuba rwiyemezamirimo mwiza, fata urugero kuri iki gisasu. Ujye ugenda umujyi umwe udakebakeba, utitaye ku birangaza cyangwa se inzitizi ziri mu nzira unyuramo, maze urasa intego arizo nzozi zawe. Niba ushyiraho umurongo ngenderwaho, ukaba umuntu wiha kandi ugira gahunda zitomoye, ukaba ufite ahantu zanditse kandi ukazikurikiza, ukajya uzisuzuma imwe kuri imwe, uzaba ubaye indashyikirwa mu kugira ubwenge buhanitse, ukaba inzobere karundura, mudatsimburwa ku rugamba, uhorana intsinzi, nyamwishakira ibisubizo mu ishyamba ry'inzitane, uzaba uciye ukubiri no guhora uganya. Babivuze ukuri koko ngo intore ntiganya. Ubwo bwenge buhanitse karemano wifitemo ni impano ikomeye iruta ayandi masomo yose wakwiga muri kaminuza zo hanze aha. Aya mahame azakuyobora guhe buri somo wakenera mu buzima. Wicikanwa rero, igihe ni iki. Abahanga baragize bati ntawe uvumira itararenga. Igihe cyose uticara hamwe ugahora ushakisha imibereho, ukirinda ubunebwe, ugakura amaboko mu mufuka, uzatera imbere kandi ukabya indoto n'inzozi zawe. Kera kabaye uzagera ku ntego wifuza, rimwe na rimwe bikunanire kwiyumvisha ukuntu wabigezeho. Wumva utunguwe n'inzira zose wanyuzemo ku buryo utari witeze. Hano hari isomo ry'ingenzi mu buzima. Ibuka ubwenge n'ubuhanga, ubunararibonye n'ubushishoza abahanga bakoranye cya gisasu, ariko ubwacyo ntigishobora kwitunganyiriza inzira cyangwa se ngo kijye kugaho batagitumye gusenya. Igihe cyose kikiri mu rugendo mu kirere, kigomba kumvira amabwiriza y'uwagitumye kugeza kigeze aho kijya. Nawe wagereranywa n'icyo gisasu. Kugira ngo ugere ku ntego zawe, witegurire hakiri kare ejo hazaza hawe heza. Ugomba guhera ku kuhategura hakiri kare. Hari umugani ugira uti akabando k'iminsi bagaca hakibona. Nutera intambwe ugana imbere, ukaba wumva ufite ibitekerezo bizima n'intego ushaka kugeraho, uzagenda wakira ubutumwa bugukomeza, bugushimira buri munsi, buturutse ku bavandimwe n'inshuti zitegereza ibyo ukora. Wicika intege rero. Bumwe muri ubu butumwa buzaba buguca intege, bukwereka ingorane z'ingutu utasimbuka. Abandi bagushimira ndetse bagutera akanyabugabo ko gukomeza. Uramenya rero ntuzagire ngo ni igikuba cyacitse, jya wemera gukosorwa, hanyuma ibyiza ukomezanye nabyo. Ibyiza biri imbere. Indangagaciro z'indashyikirwa. Hari indangagaciro zihariye zitandukanye abantu bagize icyo bageraho mu buzima ari b'indashyikirwa, ugereranyije n'abandi bashyashya bakiza mu ruhando rw'abikorera. Iyo ndangagaciro ni iyihe? Ni ukwiyemeza gukora ikintu. Buri gihe indashyikirwa mu kazi runaka baba bafite inyigo yerekana neza uburyo butomoye ibyiciro cyangwa se intambwe zaterwa kugira ngo ugere ku rwego rwo kwiyemeza gukora ikintu runaka, kabone niyo cyaba kirimo imbogamizi zatera igihombo gute. Indashyikirwa yo ihora yiteguye kubyirengera ndetse no kubishakira ibisubizo, ugereranyije n'abandi biyita ba rwiyemezamirimo bibayabaye hagati gusa. By'urwiganwa.
Indashyikirwa zo ntizitinya inshingano, ntibazarira mu gushyira mu bikorwa cyane cyane mu gufata iya mbere iyo babona ko hari ibintu bishobora kwangirika. Icyo gihe bagira ibakwe bakagira icyo bakora. Ikizakubwira nanone aba bantu b'indashyikirwa ni uko barangwa n'indangagaciro cyangwa se umuco wo kugenzura neza akantu ku kandi, ibintu bigakorwa neza kandi hakiri kare, batagombye gutegereza ko byangirika ngo aze kubazwa impamvu byangiritse kandi bari bahari. Ntabwo ari ba bantu bitwa abantu b'indeba, baba biteguye buri gihe no gufasha aho rukomeye. Atandukanye rero na ba bandi barebera ibintu bipfa, ahubwo bakazaza nyuma bitotomba, bijujuta, bazana ibisubizo by'imburagihe kandi amazi yarenze inkombe. Indashyikirwa kandi bakora bihuta, ntibata igihe ngo bivange cyane mu bibazo bitabareba, cyane cyane baterana amagambo cyangwa ngo bategereze guhabwa uruhushya rwo gukora iki n'iki. Bo baribwiriza bagatabara aho rukomeye vuba na bwangu. Rimwe bakoze inyigo babaza icya kabiri cy'abahagarariye abandi mu mishinga itandukanye impamvu ari bo ku nshuro ya kabiri ari bo bongeye kuzamurwa mu ntera. Baza gusanga ari uko ari bo bonyine bashoboye gushyira mu bikorwa rya hame ry'indangagaciro yo kwiyemeza. Aba bagenzuzi b'imirimo kandi mu nzego zitandukanye mu gihe bose babazwaga bahuriye ku ntego imwe y'uko baranzwe no kwiyemeza byo mu rwego rwo hejuru, ku buryo ibyo bakoraga byagaragariraga buri wese ndetse n'umusaruro wabivuyemo. Abashakashatsi barabegereye bababaza kuri bo icyo ijambo kwiyemeza risobanura. Ikigereranyo cya kimwe cya kabiri cyabo barashubije bati jya witaba telefone igihe icyo ari cyo cyose baguhamagaye, uzirikane mugenzi wawe umwibutsa gahunda y'inama cyangwa se imyanzuro y'inama iherutse mwiyemeje, cyangwa se gusangiza amakuru mashyashya bagenzi bawe bigaragaza ko ubitayeho. Ngayo nguko ibango ry'ibanga naho ruzingiye. Izo ndashyikirwa ariko wasangaga nubwo hari ibyo bahuriyeho hari n'ibyo batandukaniraho, cyane cyane ku bijyanye n'umurimo unoze. Bumvaga atari bo bonyine bagize uruhare mu iterambere ry'ibigo bakoragamo, ahubwo ko bahana agaciro bagenzi bo bafatanije, kuko iyo badafatanya ntacyo bari kugeraho. Abahanga baravuze bati nta mugabo wigize. Abo bagabo b'indashyikirwa basobanuye neza ko kwiyemeza gukora ikintu ari ukugikora neza, ukumva ari cyo cyawe kuko udakorera ku jisho, wumva ko ibyo ukora uzabibazwa kandi ukaba wanabisobanura. Bongeyeho ko ari ukwiyemeza kwakira inyungu, wanahomba ntucike intege, ugakomeza guhatana mu ruhando rw'abandi ugamije guhora uri uwa mbere, uhora uhanga udushya, utizingira ahantu hamwe ngo abe ariho uguma, kutaryamira ugakura amaboko mu mifuka, ukabyuka kare ukaryama nyuma, byaba ngombwa ugakora n'amasaha y'ikirenga. Si ibyo gusa, ukaba wanakwitangira gukora akazi abandi basize badashoje nk'umukorerabushake. Wasanze nawe ari ukumeze? Ndavuga za ndashyikirwa. Umuhati ukomeza gushyiraho ndetse no kwiyemeza ugaragaza bizakugira indahangarwa n'indashyikirwa mu bubana nabo cyangwa se aho utuye, ube kizigenza mu muryango. Iyo ukomeje kugira ishyushyu ryo guhanga udushya, ugakora nibakwe, ukanoza umurimo wawe, ukoroshya ubuzima, ugasoza neza akazi wahawe, ukakirana amaboko yombi abaje bakugana, uzagera vuba ku ntego wiyemeje, usange warigaruriye imitima y'abakugana, kandi aho ugeze hose nubasaba ubufasha babuguhe nta kuzarira. Gerageza ibintu byinshi. Umunyarwanda yaciye umugani ati yubagarira yose ntuzirizera cyangwa izarumba. Imwe mu masosiyete akomeye acuruza ibikomoka kuri peteroli yitwa Petroleum izwiho kuba ifite ibirombe bya peteroli byinshi ndetse na gazi yibitseho bitaracukurwa kurusha izindi zose bari mu ruhando rumwe rwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Umuyobozi mukuru wayo bamubajije impamvu kompanyi ye ihora izamuza imbere mu kwesa imihigo, cyane cyane iyo mihigo ijyanye no gukora ubushakashatsi ndetse n'iterambere ugereranyije n'andi masosiyete cyangwa se amakompanyi. Muzi icyo yabashubije? Yaragize ati impamvu ingana ururo, bishatse kuvuga ngo biroroshye cyane. Ibanga uti ni irihe? Bombi bari bafite ibyemezo bibemerera gucukura peteroli ndetse n'amariba ahagije, bafite inyigo yerekana aho amariba yabo aherereye ndetse n'inzobere zigizwe n'abenjeniyeri n'ibikoresho bihagije. Iyo ikaba ariyo mpamvu rukumbi yatumaga baba indashyikirwa mu masosiyete yose. Yongeraho ati twicukuriye amariba menshi ya peteroli uko bishoboka, nta gitangaza kirimo. Twacukuye ibirombe bihagije, kubera iyo mpamvu byabyaye umusaruro ku buryo twavumbuye amariba menshi tutazarangiza gucukura vuba. Uko twarushagaho kugira umuvuduko mu iterambere, ni nako imbaraga ziyongeraga zo gushaka ubutunzi. Si ibyo gusa, twagize n'ubunararibonye ndetse n'uburambe mu kazi. Tuba ba rwiyemezamirimo, dushobora guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo, kandi twarushijeho kwigirira icyizere. Harimo kandi izindi nyungu nko gutembera tukamenya ahantu hari imari,
twamenyanye n'abantu batandukanye uko twagiye tumenyera, tugakora igerageza hirya no hino, tugakora ibintu byinshi bitandukanye, nako twagiye dutsindira amasoko ya peteroli, tunarushaho kuvumbura amariba ya peteroli. Ntukaruhuke iyo uri ku kazi k'ingenzi. Mu nyigo yakozwe ku bantu badafite imirimo bari gushakisha akazi, abashakashatsi bavumbuye ko ikintu kidasanzwe baje gusanga ko ari amoko abiri y'abashomeri. Hari abashomeri kubera igabanya ry'akazi bahita batumizwaho bakagaruka vuba mu kazi, nyuma y'igihe runaka bagahabwa akazi keza n'umushahara utubutse. Hakaba n'abandi b'ikindi cyiciro bakomeza gukubitwa n'ubushomeri hafi ubuziraherezo ntibabone akazi. Abashomeri babonagaho imikorere myiza ntibatindiganya gusubizwa mu kazi, cyane cyane ko kubera imikorere myiza bakomeza gushakisha ahandi babona akazi gahoraho hatari ako gutera ibiraka. Bakunda kuzinduka kare ku buryo saa moya za mu gitondo baba batangiye gushakisha aho babona akazi. Ntibakina kandi ntibatinya kubaza ahaba hari akazi aho ariho hose kugeza umunsi uciye ikibu. Bakomeza gushakisha uko babona uburenganzira bwabo, bibumbira mu mashyirahamwe abarengera, bagatelefona hirya no hino ngo barebe ko babona akazi, bagashakisha uko bagirana imishyikirano cyangwa se amasezerano, kandi bakitabira ibizamini byo mu bwoko bw'ibiganiro. Bashobora guhamagara kuri telefoni inshuro 30 cyangwa se 40 mu cyumweru. Ku rundi ruhande, abenshi mu badafite akazi usanga bahora bajya kwitabira gukora ibizamini. Nibura ukoze ikigereranyo ku mpuzandengo, haba hari nka 2 mu cyumweru. Ntibarambirwa, barakomeza bakagirana ibiganiro n'abifuza abakozi, bagashyira amakuru yabo kuri murandasi, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bashyiraho imyirondoro yabo. Ikiba gisigaye ni uguhebera urwaje, bagahora bikanga yuko bahamagarwa kujya gutangira akazi. Fata urufunguzo rw'umwuga wawe. Hadateye kabiri, umujyanama w'itsinda nshingwabikorwa ry'abashomeri yaje kugera ku mwanzuro w'uko buri nama yajyaga ikorwa nibura buri cyumweru. Abagenerwabikorwa batakazaga igihe mu kujya impaka z'ibibazo by'amakompanyi bahoze bakorera kera, nk'ibirarane by'imishinga babaga barimo, kuba bataravujwe, kwiga ku manza z'ukuntu bazarega abashefu babo, cyane cyane ku bijyanye no gusesa amasezerano no kubirukana igihe kitageze. Uwo mujyanama uhagarariye abandi yongeye gutanga icyifuzo cy'uko mu nama y'icyumweru gitaha, aho gukomeza bata igihe mu kwitotombera ibibazo bafite batewe n'ibura ry'akazi mu bihe bitambutse kandi badashobora kugira icyo babikoraho, ahubwo buri umwe yazana igitekerezo cyubaka, bakareka guhora mu maganya, bakibukiranya ibyiza bagiye bahura nabyo. Urugero nk'ibisubizo by'ibibazo babajijwe igihe bashakishaga akazi mu minsi 7 ishize. Nyuma y'icyumweru, 2 gusa muri babandi bari bagize inama y'ubutegetsi uko ari 16 nibo bagarutse kwitabira inama. Abatelefoni ngo yumve impamvu batagarutse kwitabira inama nk'uko bisanzwe. Icyamutunguye, yasanze nta numwe mu bigumuye bakanga gukomeza kwitabira inama wigeze abona naho yakora ikizamini cyangwa se ngabone n'akaraka mu cyumweru cyari kibanjirije, ahubwo bacitse intege. Uzi ibyo biberagamo, urasoma wumva uraseka. Aho kugira ngo bakomeze kwitabira ayo mahugurwa hamwe na bagenzi babo, biyirirwaga mu rugo bareba televiziyo cyangwa se bitorora mu rugo babuze icyo bafata n'icyo bareka. Hari ikindi kintu cyahise kimuza mu bwenge yababonyeho. Yasanze impamvu bagaragaje kwigumura ntibakomeze kwitabira amahugurwa nta numwe wari wasobanukiwe ibijyanye ari uko muri bose nta numwe wari usobanukiwe ibijyanye n'amasoko ndetse no kwihangira imirimo, kuvugisha neza abakiriya no gukomeza kwita ku ndangagaciro ziranga abakozi muri rusange. Yahise abagaya. Ubu umuhanga mu gufata ibyemezo, kabone niyo byakugiraho ingaruka. Iyo ugenzuye imibereho y'abagize ibyo bageraho mu buzima, usanga buri gihe baba biteguye igihombo, kuko mu byo bateganya kubara nabyo babishyiramo. Iyo witegereje abo baherwe, ntibajya na rimwe batakaza umwanya wabo n'amafaranga mu gukina imikino y'amahirwe, byo bita betting, imikino y'amafarashi, za tombora, urusimbi n'indi mikino y'ibiryabarezi. Ntibashobora kujya mu mazu y'utubyiniro cyangwa se kugura amatike ya tombora. Ntibakozwa nk'uko twabivuze haruguru iby'imikino y'amahirwe, ahubwo bifuza guhora ari abahanga mu gufata ibyemezo, kabone nubwo byabagiraho ingaruka. Bahora batekereza ku mishinga minini yabazanira inyungu kugira ngo bese imihigo barihaye. Ntibahora bahangayitse cyangwa se bikanga ibihombo, ahubwo bashingira ku bunararibonye n'ubwenge bwabo bakura mu mahugurwa, bikabakomeza bahora bumva bashoboye. Ubundi kugira ubwoba bwo guhomba no kwanga kwiyemeza nizo mbogamizi za mbere mu kugera ku bukire. Kugira ubwoba bwo guhomba bihagarika indoto wari ufite yo gutangira umushinga wawe rugikubita.
kwanga gufata umwanzuro wa kigabo wo kwiyemeza ukirirwa wumva amagambo y'abaguca intege bavuga ko utazabishobora birakumugaza mu bwonko nawe ukagira uti reka mbishingukemo. Bibatera ipfunwe ugasanga bahora bihohora ku bandi ko baramutse bashoye igishoro cyabo mu mishinga runaka bahomba. Bahora batanga impamvu zidafatika z'ukuntu badashobora kujya mu ruhando rw'abandi ba rwiyemezamirimo ngo bafatanye, kandi mu by'ukuri byatuma bamenyana n'abantu bashyashya babungura ibitekerezo. Kwemera ko ibihombo bishobora kukugiraho ingaruka bisaba kuva mu bwigunge ugatembera ukareba ibyo abandi bakora, mbese ukagenda umeze nk'umuntu utazi yajya, nta cyizere afite cyo kuzagera iyajya. Ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kutita cyane ku mibare yo gushora mu gihombo bikongerera imbaraga zigutinyura, zikagukura mu bwoba ndetse no kumva uhora uri igikanje, ahubwo ukaba umuntu uhora arota kugera ku ntsinzi y'ibitego byinshi. Uko ugenda ubyihangamo vuba cyane bidatinze uhinduka imbata y'amahirwe mu buryo bw'uko uba washobora kugera ku ntego y'ibyo wiyemeje. Wigirira icyizere ukaba umwe mu bashobora guhangana ku isoko ry'umurimo. Ntumenye uko ubaye umukire, biba mu kanya nk'ako guhumbya. Gukorana umutuzo kandi ukarangwa n'ubunyangamugayo bituma wumva uhora utuje. Ibyo bikongerera imbaraga ukiha imigabo n'imigambi yo kuzakora mu bihe biri imbere. Uko ugenda ukora nibakwe ukirinda ubunebwe, niko n'ubushobozi bwawe bwo gutekereza bureba kure bugakora neza. Iyo ukora ubutaruhuka ugakomeza kugira intumbero imwe, uba uri gukangura ya mpano ya bwa bwenge buhanitse wibitsemo ku buryo udashobora gusinzira igakomeza gukora amasaha 24. Ibyo bishitura abo mu bana bakakwibazaho, bakagufataho icyitegererezo gituma bagera nabo ku ntego yabo baba bariyemeje. Intambwe 7 zakugeza ku bikorwa by'icyerekezo. Hari uburyo bugera kuri 7 bushobora kukongerera umusaruro uramutse wihaye kugendera ku mihigo ukabishyira mu bikorwa ako kanya. Izi ni zimwe mu ngamba zashyizwe mu bikorwa n'abantu bahembwa neza kuri isi ya rurema muri buri byiciro bitandukanye. Intambwe ya mbere, wizarira mu byo ukora. Work faster. Urufunguzo rwa mbere ruzagufungurira ikigega cy'ubukire cyangwa se ubukungu nta rundi ni wowe ubwawe. Ugomba gukora nibakwe. Ongera umuvuduko wisigara inyuma. Ihute, reba kure wireba hafi. Ibyo ufite gukora byose bikore nonaha, wibirindirize ejo kuko ibyejo bibara bejo, kandi bikore mu gihe cyagenwe. Shyira mu bikorwa nta kuzarira indoto yawe. Tera intambwe ya mbere, bikore. Umuvuduko uzabadukana niwo uzagena kandi uzakugeza ku ntsinzi yawe. Isuzume, wongere wisuzume utibereye. Iyo ikubera indahiro n'ikivugo cya buri munsi, ushobora mu buryo butangaje kongera igishoro cyawe ari uko gusa ushyize mu bikorwa iyi nama yo kugenda wihuta udakebakeba mu byo ukora. Nyeganyega cyane, kora nibakwe, ihute mu byo ukora, wizarira mu gufata ibyemezo. Ibande ku kazi kawe uko kaba kameze kose. Abantu bagize icyo bigezaho mu buzima ni abafite umuvuduko kandi b'inyangamugayo, bagira gahunda. Abantu badafite icyo bagezeho bagishakisha ubuzima bo barangwa no kuzarira no gutinda gufata ibyemezo cyangwa se imyanzuro. Uko wihuta gusohoza inshingano zawe ni nako uba wiyongereye kuba umunyamahirwe. Ihame rya kabiri, kora igihe kirekire kandi ukoresha imbaraga. Urufunguzo rwa kabiri ruzagufungura ikigega cy'ubukire ni ugukora igihe kirekire ukoresha imbaraga zawe zose. Bizaguhesha ikuzo n'ishema mu bandi, uhinduke icyamamara ako kanya. Umubare w'abantu benshi ni abanebwe kandi bakunda iby'ubusa, ntibakunda gukorana umwete ku kazi. Niyo bakariho usanga bakanengekeraho, ariko iyo wubatse izina abantu bakaba bakuziho gukora cyane ntibibacika, burya baba babireba. Shyigikira, tera inkunga, mara igihe kirekire mu kazi. Iryo ni ryo banga ryo kwesa imihigo no kugera ku musaruro wo mu rwego rwo hejuru. Reka turebere hamwe zimwe mu nzitizi zo gukorera mu biro. Bigaragara ko iyo wibanze cyane mu gukorera mu biro udashobora kubona neza umusaruro w'umurimo wawe witezweho. Ntiwakorera akazi mu kandi. Iyo wihaye gukorera mu biro ntuburi birangaza. Ngizo za telefone ziguhamagara ubutitsa, abantu baza bifuza yuko muganira bitajyanye n'akazi, bityo bakakurira igihe. Inama za buri kanya, gukora uturimo tutari turi kuri gahunda tuje dutunguranye. Umurundo w'ibintu bidapanze neza ugomba gutunganya bikagutwarira igihe n'imbaraga. Hanyuma mu kuza gusoza akazi nimugoroba urareba ugasanga ntacyo wakoze, warumbye waje. Nyuma akazi kaba kenda kurangira uri muzingo twangushye ngo utahe, ukaza kwibuka yuko wiri uhugiye mu tuntu twinshi dutandukanye tudashira. Wakwisuzuma ugasanga nta mubyizi wacyuye.
wa mugani ngo iyihuse yabyaye ibihumye. Ariko nanone wabishatse mu isaha imwe ushobora gukora akazi kagakozwe mu masaha 3 utabonye ikikurangaza wicaye neza mu biro byawe. Uramutse uzindutse mu kazi ukiha gahunda yo gutangira mbere y'isaha imwe, ukigwa mu gihe cyo kurya, ukongera ukarenzaho isaha imwe mu gihe cyagenewe gutahiraho, waza gusanga wishyuye ya masaha wamaze uryongorera ku kazi utera urwenya bifatwa nko kwica akazi. Niwigomwa ibi uzahwana na wa muntu wakoze akazi ke kuri gahunda. Rero nukomeza gukurikiza izi nama uzasanga ukubye kabiri umusaruro wa wundi ukora akazi agendeye kuri gahunda isanzwe. Nta kindi bisaba ni ukwiyemeza ukabishyira mu mihigo, nanone ukiyemeza kugira ibyo uhindura kuri gahunda yawe ya buri munsi. Gira akanya wigomwa buri munsi. Umwe mu banyeshuri basomye ibitabo byanjye warurangije kaminuza yataye mu gutwi by'iyi nama maze ayizirikana mu mutima. Yatangiye kujya aryama arikesheje, akaryama buri gihe saa 3 z'ijoro, buri munsi akajya abyuka saa 10 za mu gitondo. Yarabyubahirije, buri munsi akajya abyuka ajya ku mirimo ye. Byageraga saa 9:30 za mu gitondo arangije gukora akazi kangana n'ako yakoraga umunsi wose. Yongeye gusubira mu biro ku munsi wa kabiri. Kuri aya masaha arongera Yesu umuhigo wo gusoza akazi yari afite kuri aya masaha n'ubundi. Mu gihe cy'amezi make gusa yari amaze kuzamurwa mu ntera inshuro 2 zose, kandi yabonaga 50% by'inyongera ku mushahara we. Arusha abakozi batangira igihe kimwe. Mu gihe cy'imyaka 2 yari amaze gutorerwa kuba umwe mu banyamigabane ba cya kigo akoramo. Biratangaje ariko byarashobotse. Abantu batangiye kujujwa no kugwiza amagambo bamwitotombera ngahari wenda afite uko ubanye na nyiri icyo kigo yakoragamo. Byahese biragatabwa. Ariko kubabizi mwibuke yuko atari amahirwe yamugwiririye, ahubwo yarabiharaniye kandi arabivunikira. Nawe niba ushyiriraho gahunda ukajya ubyuka kare byibura mbere y'isaha imwe ukaba wicaye neza mu biro watangiye akazi, niba kugeza ubu ngubu aho ukorera nta wundi uramenya iryo banga, mu minsi mike nawe uzaba wambitswe imidari y'ishimwe, uhite winjira mu ruhando rw'indashyikirwa zo mu gihugu cyacu. Uku ni ukuri mu bijyanye n'ubucuruzi. Iyo ushaka kuvugana n'umuyobozi cyangwa se boss wawe ujye umuhamagara mbere, umunyamabanga cyangwa ushinzwe kwakira abashyitsi atarahagera. Abayobozi b'indashyikirwa ubundi n'ubu bakageze mu biro kare, nibura saa 12 aho batangira saa 1 ndetse na saa 1 aho batangira saa 2, bakabera abandi urugero. Bitabaye ibyo, niba udashaka ko abanyamabanga ba boss bakumvira ubusa, utegereza akazi karangire maze uze kwihamagarira boss nka saa 12 cyangwa se saa 1. Akenshi uzasubizwa n'umuyobozi w'ikigo. Impamvu ibyo bizashoboka nuko umuyobozi w'indashyikirwa azinduka kandi agataha akererewe. Niyo yaba afite inama arabanza agaca mu biro. Wikorera ku jisho cyangwa isaha. Ibiro bifungura bigendeye ku masaha y'akazi n'ibyo abashaka serivisi iri mu rugero bitazabageza kure mu buzima bufite intumbero yo kugera ku ntsinzi. Ibiro twifuza ni ibifungura imiryango kare bititaye ku isaha yo gutangiriraho cyangwa se yo gusorezaho akazi. Uko witwara mbere y'isaha ni ikimenyetso cyerekana niba ufite gahunda yo kuguma mu kazi ukora cyangwa niba ukazamo byo kumara umuhango gusa. Ukora nk'abaringa nta n'icyo uteganya kugakuramo mu gihe kizaza. Uko witwara imbere y'isaha bitugaragariza niba mu bihe biri imbere uzagera ku ntsinzi. Ikwereka neza igihe usigaranye imbere yawe cyo gukora uko kingana kugira ngo ugere ku ntsinzi. Ikwereka kandi akazi kagutegereje imbere n'inshingano ufite. Isaha ikwibutsa cyangwa ikakwereka igihe wakoresheje kugira ngo ugere ku bikorwa by'indashyikirwa cyangwa se igihe watakaje kugira ngo ubarirwe mu cyiciro cyaba nta mwete. Isaha uyikoresha kugira ngo wisuzume mu bikorwa by'agatangaza wagezeho. Ikwereka kandi ibyuya wabize kugira ngo ube warashoboye kugera ku manota meza ufite ubu. Abantu bareba hafi batareba kure bakunda kugirana ibibazo n'isaha. Bayibonamo nk'umwanzi uje kubategeka igihe cyo gutangirira akazi n'igihe cyo kugasoza. Bamwe bita bambura naje mu kazi nk'uko twabise haruguru, kuri bo isaha n'umwanzi utabaha agahenge. Ahora babwira ngo zinduka, dore amasaha yo gutangira akazi arageze, buretse gutaha amasaha yo gutaha ntaragera. Ku bantu babanebwe isaha reka nongere mbisubiremo n'umwanzi. N'umwanzi bahora binubira ubagira imbata y'akazi, ubafatira udashaka kubarekura ngo bidegembye bakora ibyo bashaka. Rimwe na rimwe isaha irabafata ikabakomeza, ikababuza kurya no kunywa ka cyayi. Abasoma ku gatabi nabo ntibaba borohewe, bahora bafite agatima karehareha ngo ye bakaruhuko karagera ryari. Baba basigaye batekereza amacuri uti gute
batekereza ku masaha bakora aho gutekereza ku byo bakagombye gukora muri ayo masaha. Baba bifuza kugera mu kazi mu masaha ya nyuma ashoboka, bakongera kandi kwifuza kuhava kare bishoboka. Ishyirireho gahunda, own schedule. Nta tegeko rihari rikubwiriza riti byanze bikunze ugomba kuva mu kazi saa 6 z'amanywa ngo ukinge umuryango wigire mu rugo gufata amafunguro kandi hari umuntu cyangwa se umuguzi uhagaze iruhande rwawe. Umuyobozi mwiza ndakeka atakora ayo mahano cyangwa ayo makosa. Buri munota ububaze. Wa muyobozi w'indashyikirwa twigeze kuvuga haruguru we abigenza ate? Akoresha neza ka kanya babonye agakinga umuryango w'ibiro, akongera akicarira ibibazo bitakemutse akabikura mu nzira kuva saa 6 kugeza saa 7. Iyi saha izamufasha cyangwa se nawe izagufasha gukora ibintu byari bugufata amasaha 2 cyangwa 3 mu munsi usanzwe w'akazi. Bamwe mu bantu bahembwa umushahara utubutse twavuga nka ba rwiyemezamirimo, abanyamabanga nshingwabikorwa n'abandi babikora nk'umwuga, usanga bakora ugendeye ku kigereranyo amasaha 59 mu cyumweru. Uyu mubare w'amafaranga uhemberwa kubera amasaha y'ikirenga akora. Ageze ku 10 mu minsi 6 bingana n'amasaha 60. Hari n'abakora amasaha y'ikirenga 12 mu minsi 5 bingana n'amasaha 70. Mu bunararibonye mfite mu gihe cyose namaze niga, ku bantu bashoboye kugira icyo bageraho, sinigeze mbona umuntu n'umwe wigeze agera ku bukire ngo nuko akora amasaha 8 yateganijwe n'amategeko. Niba ashaka ubukire agomba kuyarenza byanze bikunze. Intsinzi yawe mu ruhando rwa ba rwiyemezamirimo mu bijyanye n'ubucuruzi izajyana byanze bikunze n'amasaha y'umurimo ukora. Ubwo niba ukora amasaha 8 ku munsi ni amasaha 40 mu cyumweru, ugendeye kuri gahunda y'amasaha y'akazi mu bihugu bimwe na bimwe. Ariko mu gihe wiyemeje kuzatangira gukora amasaha 50, 60 cyangwa se 70, ugakoresha neza icyo gihe ukibanda ku mirimo yihutirwa kurusha iyindi, uzatangira kuba nyamugabwa mbere mu ruhembe rw'umurongo w'abazi icyo bakora. Ingingo ya 3, kora ibindi bintu by'akamazi kurushaho. Urufunguzo rwa 3 mu kwesa imihigo ku rwego rwo hejuru no gukora ibindi bintu bifite akamaro birenze kurushaho uko wakoraga mu busanzwe. Mu gihe ubarirwa umubare runaka w'amasaha ugomba gukora buri munsi, menya ngo buri munota ku munota, isegonda ku isegonda urakora ibintu bifite umumaro kuri wowe ndetse n'ikigo ukorera muri rusange kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Buri gihe umutima wawe ujye ukomeza kugukomanga kandi wibaza uti ndamutse mvuye muri uyu mujyi nibura igihe cy'ukwezi kumwe kandi nkagenda ari umusanzu ntanze, uwo musanzu wabungana ute? Uko byagenda kose ihatire kwiha ikinyabupfura, wige kuri icyo kibazo cy'ingorabahizi kugeza ukiboneye igisubizo. Igitekerezo cy'inyamibwa cyatekerejwe neza n'ubushishozi nicyo n'ubundi kizagushyira ahantu hatagirwa n'ubonetse wese, kigutumbagize muri rutema ikirere cyangwa se indege y'abashoboye kwesa imihigo. Wowe ubwawe uzibonera ko ibintu biri kwikora mu gihe gito cyane. Ibitekerezo byawe bizagenda byaguka kandi bifututse. Uzashyira mu bikorwa bwa bwenge buhanitse, bwa bwenge bubifitemo, kandi uzagira ibindi byiyumviro n'ubwenge ushobora gukoresha uramutse ushatse yuko ibintu byakorwa vuba na bwangu. Ariko ugomba nawe kubukorera ahantu hadakemangwa, mbese wujuje ibyangombwa byose. Niba warahisemo inzira yo gutandukana n'ubunebwe ugakora cyane, ukomeza wibande ku ndangagaciro zawe mu murimo ushinzwe. Wumvise ko byavuzwe ko niba ushaka ko ibintu byawe bikorwa neza, bihereza umugabo abihugireho bitihise umugore. Impamvu ni ukubera ko umuntu wikorera aba afite ibyo ahugiyeho kandi akabikorana umurava, ugasanga araruta wa wundi wahawe akazi. Umuntu wikorera ku giti cye akora ibintu neza ku buryo bukubye 2 cyangwa se 3 ibyo aba yize mu isomo rimwe ahabwa ku munsi, rihwanye n'umuntu ukorera abandi ku muvuduko wo hasi ibikorwa aba yahawe. Urufunguzo rwa 4, kora ibintu wiyumvamo ubushobozi. Urufunguzo rwa 4 kugira ngo ugere ku ntsinzi yo mu rwego rwo hejuru ndetse n'umusaruro ushimishije ni ugukora ibintu wiyumvamo kandi ufitiye ubushobozi. Iyo ukora ibintu uzi neza, wiyumvamo kandi ufitiye ubushobozi, ntiwishimira gusa ako kazi, ahubwo ukaranakorohera mu kugakora vuba nta mbogamizi. Ugakoramo amakosa make cyane kubera ubunararibonye n'uburambe bufite. Usanga rwose utanga umusanzu wo kwishimirwa. Bumwe mu buryo bwiza wahitamo bwo gukoresha neza igihe kandi buruta ubundi ni uguha agaciro ibintu by'ingenzi ukora. Uru ni rumwe mu mfunguzo z'amahirwe.
Impamvu iroroshye kuyumva. Igihe cyose ibihembo nyamukuru ugenda ubona mu kazi ndetse n'amashimwe biva mu bushobozi bwawe n'imihati ushyiraho kandi ugakomeza kubikora neza, amaherezo bikubera impamba y'ibyishimo, kuko uba utararuhiye ubusa mu kuba indashyikirwa ku ntego uba warihaye, uba wiyongereye amahirwe n'ubunararibonye mu kazi kuruta wa wundi ukitinya. Ingingo ya 5, fata akazi kawe nk'amasomo. Urufunguzo rwa 5 kugira ngo ugere ku musaruro ushimishije kandi wo mu rwego rwo hejuru, biragusaba wowe ubwawe kwigira ku kazi kawe. Mwibumbire mu mashyirahamwe muhuje ibyo mukora. Niba bahamagara kuri telefone mujye mwitabira ku gihe kandi mubasubize mu bugwaneza. Irinde kuba ari ku mugaragu wa telefone igihe uri mu kazi. Uzuza amadosiye yose ajyanye n'amafaranga wakoresheje mu gihe gikwiriye. Andika amabaruwa yose cyangwa se email zifite ibyo zisaba. Genzura n'andi mabaruwa email utarasubiza akiri mu mishinga imwe ku yindi. Ihame rirusha yandi yose imbaraga zo gukomera mu gukoresha neza igihe aho ariho hose ni ryitwa iga gukata ikorosi unyuriye ibumoso. Iryo hame rigira riti: uko ugenda urushaho gukora akazi ugasubiramo buri munsi, ni nako bikorohera kugakora vuba, ndetse n'ubutaha iyo hagize akandi kazi kaboneka ngo ugakore uba ubona ari ibisanzwe. Niba ugiye gukora akazi k'uruhererekane rw'akazi gasa, bwa mbere ukabona kugasoza bigutwaye iminota 10 kukarangiza, ubwa kabiri ukabona bigutwaye iminota 9 kukarangiza, ubwa gatatu bikagutwara iminota 8 kugasoza, ubugira kane ukabona bigutwaye iminota 7 mu kugasoza, byakabaye byiza bikomeje muri iyo nzira. Ushobora kuzamenyera bityo ukajya ugabanya igihe wakoraga ibintu hawe, bikagera ku kigeranyo cya 20% ku gihe byari kugutwara ukora wa murimo usa neza n'uwo n'ubundi usanzwe ukora. Ubu ni uburyo bwiza bwo kudatakaza igihe. Igihe cyatakaye ntikigaruka, niko Abafaransa baca umugani. Abantu benshi ntibazi iby'iribanga ryo kwiga gukata ikorosi banyuze inzira y'ibumoso. Abenshi barakora akazi kakikora, kapfa kakira ntubibabaze. Bakorera mu rwunguko rutunguranye. Usanga barangwa no guhuzagurika mu kazi, nta gahunda ihamye bafite yapanzwe gukorera aha cyangwa hariya. Icyo bibyara ibintu bakora usanga bitagira gahunda, bimeze nka ya makorosi usanga mu mihanamanga y'imisozi, utayitondeye wakwisanga mu kabande waguyeyo. Niyo mpamvu kumenya ihame ryo kwiga gukata ikorosi ariko unaca inzira y'ubumoso ari ingenzi. Iyo uryirengagije nta musaruro wavamo guhunika wakwitega. Urufunguzo rwa 6, musenyera umugozi umwe. Urufunguzo rwa 6 mu kugera ku musaruro ushimishije ni ukwiga gukorera mu mashyirahamwe. Ubushobozi bwawe wifitemo iyo buhuye n'ubw'abandi bitanga imbaraga ziruta kuba wakora wenyine, kandi ibyo bikujyana mu iterambere rirambye. Iyo wize gukorana n'abandi ntube nyamwigendaho, ariko kandi ukajya ujyana n'abafite icyerekezo wifuza kugeraho kandi bakora neza, ntuzatinda kwishimira ibyo uzaba waragezeho. Ushobora kugerageza amwe mu mahirwe yawe ushyira mu bikorwa zimwe muri izi mfunguzo z'imiryango igana ku bukire. Urufunguzo rwa 7, oroshya akazi kawe. Urufunguzo rwa 7 mu kuzamura umusaruro urasabwa koroshya akazi kandi ukagaha intumbero. Ibi nibyo nanone inzobere zita ubumenyi mu ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rizagufasha mu koroshya akazi. Nukomeza kuryihuguramo no kurikoresha bizakugirira akamaro. Mbere na mbere jya ukora urutonde rw'ibyo uzakora byangombwa bizagufasha kurangiza akazi kawe, kuva ugatangiye kugeza ugashoje. Ubwa kabiri jya ugerageza kugenzura buri ntambwe, wemeze niba bikiri ngombwa kugira ikindi wayikoraho. Ubwa gatatu jya ufata icyemezo uhitemo ibyihutirwa ugomba gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ku buryo bitazatinda kugera kuri ba nyirabyo. Icya kane jya ugenda ureba intambwe zenda gusa, uzibumbire hamwe n'izindi mu matsinda, bizakorohera ku buryo uzisanga ku kazi gakozwe n'umuntu umwe aho kuba benshi. Mu gusoza rero, reba bimwe mu byo wagomba gukora mu kazi bitari ngombwa bikuremo. Jya ukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugabanye igihe wagomba gukora akazi ufite ku munsi. Cunguza uburyo umwete igihe wakoreshaga. Hari uburyo bwateye imbere butanga umusaruro mu rwego rudasanzwe bita igihe cy'inzibacyuho mu kuzahura ubukungu. Ibi bisaba kwizirika umukanda, umuntu umwe agakora haba 2. Mu buryo butangaje byoroshya akazi kandi gakorwa vuba byihuse kuruta mbere. Reka dufate urugero rwumvikana neza.
mu nyigo yakozwe mu bijyanye n'ihererekanyamakuru ry'amadosiye n'ingamba zirebana n'ubwiteganyirize bw'ubuzima, abashakashatsi baherutse kuvumbura ko burya bifata hafi ibyumweru 6 uhereye igihe dosiye yatangiwe ikemezwa cyangwa ntiyemezwe. Abashakashatsi bafashe ingamba biha kuzikurikiza bagendeye ku bikorwa kuri ya dosiye kugeza yemejwe cyangwa se itemejwe ngo bahinyuze. Bashakashatsi baje gusanga ko ya dosiye igomba guca mu nzego 24 mu gihe cy'ibyumweru 6, kandi mu by'ukuri igihe byatwara ari iminota 17 dosiye ikaba yizwe wabonye igisubizo, bakwemerera cyangwa baguhakanira. Kuri iyo mpamvu bafashe ibyemezo byo guhindura uburyo byakorwagamo. Aho gukoresha abantu 24 bahoraho biga amadosiye, barabagabanyije basigara ari 2 gusa. Umwe muri abo 2 yagombaga kugenzura buri kamwe kose mu ibaruwa isaba kuva bitangiye kugeza birangiye. Ibyo byamara kurangira bigashyikirizwa uwa kabiri wisumbuyeho, akagenzura kandi akemeza niba ibyo uwa mbere yakoze nta makosa arimo. Ubu buryo nibwo bwiswe kuziba icyuho cy'abakozi mu buryo ukoresha bake bashoboka, kandi bagakora ibyo benshi b'ingwiza murongo bakoraga mu buryo butanga umusaruro wisumbuyeho. Mu Cyongereza babyita technique of time compression by responsibility expansion. Bashoboye kugabanya igihe bakoreshaga biga amadosiye kuva mu byumweru 6 bigera ku masaha 28, kandi abagenerwabikorwa bagasubizwa mu gihe kitarenze icyumweru. Uzi icyavuyemo? Ishami rishinzwe kwakira inyandiko zisaba ubwiteganyirize bw'ubuzima ryaguye amarembo, kandi ryunguka amamiliyoni y'amadolari atabarika. Uyu munsi igihe ni ikintu cy'agaciro dusuzumirwaho mu buzima. Mu gihe gikoreshejwe nabi byatugiraho ingaruka mu bijyanye n'umutungo wacu n'ubuzima bwacu bwite. Ugomba kuguma gutekereza cyane ukuntu wagabanya igihe ukoresha. N'urugamba rutoroshye. Abantu bashobora gukora ibintu mu buryo bwihuse imbere y'abandi babonwa ko ari abantu b'agaciro kandi b'inyangamugayo. Niba uzasanga bazamurwa mu ntera hirya no hino mu bigo bitandukanye, niba kenshi uzasanga basekerwa n'amahirwe.